Yes, Olivier. Mbere yuko dusoza ikiganiro cyangwa se twari tumaze gusoza ikiganiro cyacu, hari inkuru ibonetse yuko ngo Colonel Nanga, General Makenga ngo nabandi bakatirwa gupfa. Batakaje ingabo zabo zigera ku 17 ndetse hapfamo n'umukoloneli umwe witwa Bahati. Ruvuga ngo Colonel Bahati ngo bakoresheje 120 ko bombe ubwato banga ngo birukanka n'ukugayidinga tu. Ni ubwato bugenda ni bombe iragukurikira. So rimeze nka misiri ikurikira indege. Ariko ngo yari operation ikomeye abantu bavuga ko ngo yoroshye ngakoma kugira imetero ikoresha biri 120 nuko bari babazengereje FARDC abo mu mazi bari bazengereje bari hakurya no kuduhoza ku nkeke abantu dukubitira mu gafuka buri munsi ko duhorana wasi no nukongera abantu za wasi ubwo rubakanga bakumva ko nibadakora ibi nibi niki nose abadasenga byabayeho ahubwo si yo mana icyo wibaza iyo mana ibaho idashora yitwa inyembabazi niba abantu bumva ko wowe Olivier ugomba gufungwa ugomba gupfa ubwo muryango ugomba guhora ku nzara umuryango ugomba kugira impanuka Imana ariko ikagihora ikubwira ibyo Imana niba idashobora gukiza ibyo ngibyo ariko muri iki gihe hanaje n'imbaraga za Satani bakunzi ba Bwiza TV rero munsi twongeye kuganira aho tuye kugeza ikiganiro ku munsi wa tariki 8 z'ukwezi kwa munani mwaka 2024 aho turi ahantu bita mu Bwiza bw'indabo no twakoreye ikiganiro hafi n'umugezi wa Sebe harimo akayaga kari guturuka epfo Sebe no hano hari izuba ryinshi ariko hari akayaga kari kugenda kaza turi ku kimeza rero ni kimeza ko ari kimeza twicaraho tugacayura ibintu byose tukabishyira ku murongo uyu munsi turaza kugenda kuri update z'amakuru amwe namwe avugwa mu Rwanda nyuma kuri iki kimeza tuze kunyarukira na politike n'ubanye n'amahanga mu karere kose u Rwanda ruherereyemo turaza guhera kwirahira rya Perezida wa Repubulika mu Rwanda niyo topic ya mbere harabura iminsi ngo Perezida Kagame arahire uyu munsi turi ku wa 4 bivuze ngo harabura iminsi 3 Perezida Kagame azahera ku itariki 11 z'ukwezi kwa munani umwaka 2024 ni ku cyumweru nibwo agomba kurahira umukuru w'igihugu aherutse gutorwa n'abanyarwanda gatorwa ku kigero cy'amajwi 99 n'ibice 18 n'ibice yego akaba rero aribwo azarahira mu gihe umwe mu bakuru b'ibihugu benshi batandukanye bamaze kwemeza ko bazitabira umuhango Olivier wenda si cyo tureba kurahira mu bigaragara imanda umukuru w'igihugu agiye kujyamo ni imanda ubona ko abantu bategerejanyije amatsiko bavuga ati nyamara imanda hazaba impinduka nyinshi harimo achievement nyinshi cyane kuko FPR n'ujya kureba basanga mu nguni zose ubwo niyo mvuga FPR bumve ko Perezida Kagame ni chairman wa FPR moteri ya guverinoma kandi agomba kujya kwinjira kuri manifest ya RPF ni azakoresha na Perezida nawe afite manifest so rero ahangaha abantu benshi bavuga bati ukurikije ibikorwa byakozwe bijyanye n'imihanda amavuriro amashuri imibereho myiza kubaka amasoko twari ibikorwa remezo bijyanye n'amajyambere bijyanye no kuzamura imibereho myiza ubuhinzi amashuri gukereye imirimo mu rubyiruko ubona ko iyi manda ishobora kuzaza ifite byinshi cyangwa se hari ibintu byinshi ibyo abaturage bagiye bibaza natanga urugero nko ku kajagari kaba muri siporo abaturage batabaza buri munsi ku maradiyo rwose dutabare muri Ferwafa n'icyo wagira ngo hari umudayimoni wajemo yarabyumvishije Perezida Kagame yarabyumvishije kandi hari uburyo ibyo byose uzajya ku murongo nimba niba ngo rabu iyo yitwara amafaranga menshi ubuhinzi ariko bikaranya nta mbuto nshyashya y'ibijumba yaje ugasanga mu Rwanda haragaragaramo ikibazo cy'ibyo kurya kandi abanyarwanda nta mbuto y'ibishyimbo nshyashya yaje no kubihuriza hamwe gusenya ibyo bitaga izari ukabyara rabo ahubwo byabaye nko gutakaza imbaraga kugira ngo zijye hamwe urabizi ko ntago twatubaho izari idakubisamo nk'igitoki gishyashya ndaguha urugero igitoki cy'umutuku urakibuka bitaga gisukari kibaho wagikora ese ntabwo bishoboka ariko ni produit ya izari eske raba igitoki cyashyira ku bande gishyashya
igitoki cyayo yaje ibishyimbo cyayo yaje ibindi bintu ntabyo amasaka ntiyacitse yaracitse kandi abanyarwanda amasaka yaracitse icyo bita umuganura abantu banaherutse kwizihiza isaka ryabaga ari ikintu cyambere gikomeye n'ibitoki ubwabyo by'urwaga biri gucika abantu bari kubeshya ko ngo inzoga ari zo mu bitoki banywa ariko nta masukari no oya nuvuga ngo ni produit chimique kimwe n'intuza n'imbuto ziribwa zo mu Rwanda ubaze nk'igitoki bita Goro Michel cyaracitse kigwera gicika hari kuza ibitoki by'ibikanikano bita Goro Michel binene ko uburyohe na vitamine nta birimo so rero abantu bakaba biteze ko hari ibintu byinshi bizahinduka muri manda kandi Olivier muri kiganiro turi kumwe na Jean Paul makuru meze neza Jean Paul yihishe uyu munsi Jean Paul kudashaka kugaragara meze neza mwavugaga kiriya gitoki cy'igisukari cyagiraga imineke iryoshye cyari kimeze neza ariko hari ibitoki nabyo bigenda bicika rabuse nta produit irashyira ku isoko yayo ntayo pe hari byinshi mu buhinzi ubona ko hajeho ikintu cyo gutubura ubutaka hazaho ikintu cy'amaterasi y'indinganire hazaho ibyo guhuza ubutaka byose ariko ubona ko nta musaruro mwinshi byatanze ahubwo ibiryo byagiye bicika kuko uburyo abanyarwanda mu myaka yashize wenda n'ubwiyongere bwabo burahari uburyo abanyarwanda bagiye bita nk'ibijumba amazina mu Code Defense ibishyimbo biraboneka bikagwa hasi habye habaho ibintu byinshi cyane byagiye bibaho abantu bakabura aho bishyira ariko umunsi noneho ubuhinzi usa nkaho bufite ikiguzi kinini gushorwamo amafaranga menshi umusaruro ukaba mukeya no ku isoko ibyo kurya bikagera gute bikaba bike icyo kintu nicyo ejo nimo ngare n'abantu ninayitemye umurenge ya Cyanzarwe ndabaza ngo hari ibintu babyita gute ibitoryi binini babyita gute aho yarese n'ibitoryi binini intoryi nini z'umutuku zenda kuba umutuku ibibiringanye wabibona ibibiringanye rero mu isoko biraboneka kabisa nuturuka nagiye nkabigura yego sawa nibishayote hubwo urabizi ibishote byo ndabizi biba hose biranimeza biriya ntibyanarirwaga ubundi kera birimeza byajyaga mu ngo z'abantu babita ngo nabatindi babijyaga babigetse ku bishyimbo biriya ntago rwose mu ngo z'abantu biyubashye ubwo n'abahinzi cyangwa se n'abandi bose byari ibintu babona kuriya bikaribwa n'abantu nyine bashaka guhindura indyo ariko utabisanga mu ngo z'abantu kubisiga hari umuti ngo byoza impyiko kubera nyine kuri biba bimeze ibi ngibi abaganga gakondo se bazakabeshya wangu akabeshya ngo ababikora bashaka kwishakira agafaranga mbese bafatira mu cyuho mu gihe hari indwara nyinshi buriya ubuhinzi uko bugenda bwaguka abantu bakoresha ifumbire mvaruganda ubushakashatsi bugaragaza ko uko abantu barya ibiryo by'ibituburano ni nako baba barya za kanseri bagaprofita bakavuga ngo uzi imiti myinshi bashobora gucuruza niba ngo ko babona ko twebwe haje nyuko ubuzima kuri iyi ngoma bwaryoshye abantu batangiye kugenda babyibuha bavuga ngo ntibakibasha gutera akabariro ngo imiti iyongera akanyabugabo niyo rero bari kujyaho hanyuma akagenda ku musozi akahira ibyatsi bidafite ingaruka ku muntu akabahereza umuntu yajya mu rugo akaza azi ngo akabaraga n'undi agasanga nkwe ariko kuko babimubwiye ko gafite none yaragiye kugenda azi ko ari ibindi agaruka munsi akarangira n'abandi bose hari iyo uciyeyo ibintu bijye bigenda neza ese yo wambwiye ngo hari umuntu wagusuje ubona amahirwe niba pasiteri y'umusengero tubaza kuzijyaho mu kanya ahubwo twanimukira mu nsengero tujye mu nsengero harimo n'imbaraga mu nsengero harimo imbaraga nyine tujye mu nsengero wenda ariko tubwirabona ko nubwo twahise twanshina turaganira kuri operasiyo ya Nyagakoma tuganire kuri imirwano ya Wazalendo muri Nyiragongo tuganire kuri telefone yavuye muri Amerika ikamanuka ubwo ni Washington tuza no kuganira kandi kuri ntuza ku rwandiko cyangwa ibaruwa y'umugaba w'ingabo wa FARDC ushinzwe operasiyo witwa Faris Kabwe ndetse n'urwo umuvugizi wa operasiyo Sokora ya kabiri akaba umuvugizi wa gisirikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ariwe Colonel Njike abone n'abakora mu mujyi wa Goma noneho uwo mu mujyi wa Goma twibaza ngo ni umuvugizi wa gisirikare mu mujyi wa Goma izi mbunda bari kuvuga ngo bajye kuzibaruza zamaze kuba nyinshi waretse kutwihutisha yo twirukansa mbabarira tujyana gahoro turaza kuhagera amavuta ntuyazimye turaza kubigera turebe rero Olivier urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB urugero ruti wasengero mwe mwanze kubahiriza amategeko
mwabibye amacakubiri mwananiwe gushaka abapasiteri bafite ubushobozi mu bijyanye na teoloji cyangwa se muri leadership bafite impamyabushobozi ziri ku rwego rwa kaminuza, icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Ati mw'abapasiteri mwe ntago mwigeze mushaka utwuma dusaka abantu, imodoka, yego gushaka imihanda igera ku nsengero, amaparking n'ibindi, sound proof, toilette bimeze neza zitandukanye z'abagore n'iz'abagore. Ariko nkibaza ukuntu RGB ijya kugenzura insengero itagiye kugenzura utubari, izahere mu tubari twaye Gisenyi, amarogi wenda rego utubari twaye Gisenyi, irebe mu misarane mu gihugu hose, irebe mu gihugu hose, irebe umwanda urimo, aho umuntu anywa yagiye kunywa ahantu akabanza agafata moto akajya iwe mu rugo akaza kugaruka muri ntuza mu kabari. Ntaraweho Olivier munava mu rugo agasubira yari mu karakajya mu rugo kugira ngo bashe gufata toilette, ugasiga icupa riteretse ukajya mu Rwanda ntawe ugisiga, ntawe kirisiga. Abantu ni babi, niyo yabyina aribyinana, yajya no kwihagarika akabanza akayimaramo, cyangwa yakwibeshya agaruka igice gisigaye akakimena. Niyo umuntu aje akakwegera inzoga agakora no ku icupa ryawe uhita uyireka. Kaya mazi ubwo ngozeho nkagenda tayari. Barabazi rwose. Ariko tutibagiwe ko hari n'urusengero bahambirije burundu. Hari insengero Pentecote y'umuriro Pentecote yameze nk'agatsiko k'inyeshyamba bamaze kurwanya ubutegetsi. Bana baranditse urwego rwa polisi, ku rwego rw'igihugu, urwego rw'intara, guverineri, meya, ariko buriya hari ibintu ntashobora kuvugira kuri mikoro, ariko nshobora nka 60 cyangwa 70% gahunda politiki leta y'ubumwe yazanye kugira ngo izinje mu nsengero byaragoranye. Kuko abanyamadini ba mbere babirwanyaga ibya antikristo, ngo ibyo bintu ntago Imana. Hanyuma kuri iki gihe tuyobowe n'ubutegetsi bukuru na FPR Inkotanyi, hariho leta y'ubumwe, katolike byaragoranye, katolike yaje kwinjiramo neza. Hari abayisilamu, amatora yarakomeye icyo gihe kuva icyana kare weze uyu munsi yari ADP ntiyabagamo, yari Islamu na Katolika nibo bafite abanenshi. Oya se yumvugisha kuri kose, ADP yakomejwe n'abandi bavuye mu tingitingi, bayikomeje baje barakijijwe. Nango ADPR yari isanzwe ari torero rihari iri munsi y'ababatista, ariko abantu bavuye za tingitingi bitewe n'ibyo babonye baje binjira muri ADP. Baje babona gukizwa kubera akaga bawe urabona nyuma ya jenoside abapasiteri no baraprofise babona hariho bamwe barwanaga nuko abanyarwanda bashobora gusubira hamwe bakiyunga bakoresheje ijambo ry'Imana, ariko hari kaba n'abandi bavuga bati ibikomeye biraje imutihana igiti kiraje kigwe, imvura iraguye, abantu rero bose bagiye mu nsengero igwanje n'amakoma yose. Yego ibyo byose urabizi. Abantu bagiye mu nsengero bagamije kuvuga bati tujyemo twihishe, bagiye kuruhuka yakababa kwihisha no kwitegura. Kwihisha barakubwiraga ngo itegura ibikomeye isanamitima, cyo bita isanamitima ryari hari buhanuzi batwanditse se nibo babikoraga muri AE bakoze icyo kintu cy'isanamitima baragikoze. Ahubwo ndavuga bamwe mu madini no mu byumba by'amasengesho baravuga bati igiti kiraguye, imvura iraguye, bakabwe abantu baranahunga, abantu bongeye guhunga, bamwe bareka kwiga bavuga ati turiga se twiga iki kandi imvura iguye, igiti kiraguye kandi kizahirimira n'ibindi biti byose haje ijoro ngo ryanzige guke. Bwari ubwo buhanuzi bwari buhari mu Rwanda. Reka mbanze mbahereze kuri ubu bwino rero ngo amatorero yose navuze ko ADPR yari risanzwe ryo hasi cyane, kuko kera nta matorero yabagaho, ntabwo amatorero yabaga mu Rwanda y'Gatolika 94, abapresbyterienne, abangirikani, abadive, hanyuma n'abasilamu. Njya amatorero ashobora kurenga 10 urumva, n'abitangwa n'abakalviniste n'abaruteriyene byari bihari, n'abahereho hari n'abaruteriyene, yari amatorero tarenze 10. Ariko ADPR yagize imbaraga ko yanavuye mu mashyamba yo muri Kongo, bose baje amakorari, ubu bubyutse burashyuha, nibo bavuga mu mashyamba bose binjira muri ADPR. Icyo ni kimwe. Ndajya mbaze kubashushanya ishusho y'amatorero. Ishusho y'amatorero kuri uyu munsi ngo Katolika
abantu baze katolika baba ngo iragoye cyane ngo igenda ku mahame aremereye y'i Roma akomeye, ariko kuri iyi nshuro kiliziya gatolika yaje kujya mu murongo wa leta y'ubumwe, ntabiciye kuri animeki uzi icyo ari cyo, ngo hari hamwe ngo umuntu ukomoka ntiyabura kiliziya gatolika. Umuntu uyo isilamu nta muntu uyobora akomoka. Kiliziya gatolika rero byagaye ko umunyarwanda wese yabasha kuyiyobora, isilamu irayoboka umuntu wese, umunyarwanda wese aho akomoka hose yaza akayobora. Ubu igisigaye ADPR ni kirimo ibipande by'umwumvire igoranye. Bivuga ngo hari abantu batayobora, birimo amacakubiri menshi. Ibivuga kandi nzi ko abantu twabihurizaho, mu Rwanda hari abantu bahunze inyigisho zo mu madini, bababwira ati kwibuka ni ibya Antikristo, bababwira bati ubuyobozi buriho Imana ntibwemera, avuga ko ubuyobozi bwa Perezida Kagame cyangwa ubuyobozi bwa FPR Imana itabwemera, yabuvumye. Bakavuga bati ibyo ndabivuga ko abantu barabizi, benshi barabizi mu byo by'amasengesho, bavuga ati igiti kiraguye, imvura iraguye, none hazaho n'indi nkubiri ya 2000 mu mwaka w'2000 abantu baraye hanze aho ngo ndabizi. Kuri Stade Amahoro saa sita z'ijoro twabonye Perezida Bizimungu Pasteur asomye avuze discours kuri stade. Ibaze no byageze no ku rwego umujyi wa Kigali wose bawukangurira kuza muri stade, kubera abantu yakora ukuntu ibintu bumvaga imyumvire, icyo bita imyumvire. Twakora saa sita z'ijoro ngo ubuzima bwo kuri buhagaze, bwari kuba buhagaze, abari bariho twese twara dupfuye umutima no umuntu wari ufitaye abenshi barariye, abandi nuvuga ngo abenshi baragurishije amazu yabo, ugafite se kumarira abandi bareka ugira gutekerezo biri kunze urya baramunatekereza kurya. Nuvuga ngo abantu benshi bagurisha ibyabo, wagurisha ibyawe ukararubirangije saa sita z'ijoro. Nuvuga ngo abantu tuzi ko imitima iri buhagarare gutera, ubanza umutima uri buhagarare ugatera saa sita z'ijoro, cyangwa se turaturika imitwe, cyangwa se turashwanyagurika, cyangwa se turazamuka. Abantu bose bari bavuga ati meze manu mbabari, kira gikundi cy'ubuhanuzi ni abantu baraye mu nsengero, abatari mu nsengero baraye muri Stade Amahoro mu mujyi wa Kigali. Twari duharega twese turabizi, kuko twe turi bakuru turabizi, urumva Jean Paul, ibyo byose byari bihari. So rero ikintu cyabayeho ubwo turebe none haje nyuma y'icyo gihe hariho inkubiri y'ubuhanuzi, cyari cyatwegereye amatora. Abandi bati amatora ntazaba muri 2023, abandi bati umwuka wera arimo ararira, ati arizwa n'ibyaha by'abanyarwanda. Kiyo ntahoze nibaza ubundi ariko man ntago musenya buretse gatoye, umwuka wera arizwa n'abanyarwanda gusa. Abanyarwanda b'abanyabyaha ku isi babaho gusa bonyine, ku buryo umuntu azahaguteza ubwoba ngo Imana ije kurimbura abanyarwanda. Imana kuki mubona ko akubwira ngo Imana ije guhemba no guhana? Eje kurimbura nibyo bavuga, guhemba nta byari birimo. Ese abanyarwanda bakuze iki ku buryo bahora mu magi? Ibyo bikomeye aribo bihoraho, izo ntuzi ibyo bitari byo bigwira, abantu bajye bareka. Uzi ko umuntu abiri icyo atitira abanyarwanda mutikosoye, Imana ije kubarimbura, ubwoko bwose buzarangira, yikanira biricyuye bamuzana mushwari nese imeye. Bambabarire wenda batubabare, ntago dushaka kubasesereza, ariko abantu batekereze bose bibaze, ese ibyago byavuga ku banyarwanda bikora bireba abanyarwanda gusa? Ese abanyarwanda bacumuye Imana irabanga? Noneho ikindi urabibabwira ngo Imana ije kurimbura abanyarwanda, ngo ibikomeye biraje, kandi ngo ibikomeye bije birutsa ibya mbere kuba bibi. Bataga n'amatariki bagatanga n'umwaka bizaberamo. Nkibaza, ese koko twibajije mu Rwanda nibo bakora ibyaha gusa kwisi? Ese ko n'ibyawe mu Rwanda ari nyembabazi, iyo Mana basi nagira n'imwengere ibibazo abanyarwanda bari bavuyemo, ibe yabaha guhumeka. Ariko abantu banibayiza, ngiye cyo mbara abanyarwanda rasiyo babonye ni rasiyo nk'iyabonye Israel bariyeho. Abanyarwanda n'abanyesere bafite ibintu bahuje amateka, bo ni sosiyete abanyarwanda n'abanyesirayeli. Unamba baremeki iri jambo ngiye kuvuga rize muri titre, abanyarwanda n'abanyesirayeli bafite ahantu bahurira mu mateka yanabagize icyo baricyo. Ndaguha urugero ko mu Rwanda ari ukwigaragambya ugiye ngo umuntu ubibujijwe, byo muri Kenya na Uganda bakora, uwe ko abanyarwanda bananiwe, nta bintu ushobora bya mu Rwanda cyane ko bikemuka, ariko hari inzira bazi babinyuzamo. Barizi abanyarwanda bazi ko
kuki abanyarwanda bagira icyizere Perezida Kagame bazi ko ikibazo cyose cyageze imbere gikemuka icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, abanyarwanda basenye igihugu mu mezi 3 cyangwa mu myaka 4 bagisenye, kucyubaka byabijije icyuya, bamaje kucyubaka, ese bimaje kugeraho bazongera bisenye? Bazasubira inyuma bongera kubaka. Abanyarwanda nureba neza, buriya abantu benshi iyo tuvuze, iyo havuzwe Perezida Kagame, abantu benshi bashobora ngo kumusigiza, no gushaka imigati, no gushaka iki. Ariko niba nanjye ntayo mbona, nta nubwo nzi naharibwa. Naho amafaranga ya leta icyo shaka kuvuga cyo duhereza ni umutekano, no kuba dukora ibintu byose. Ni polisi yaje witangaza ko tugakora tukabaho. Icyo mbona cya mbere cyo, u Rwanda rwagize amahirwe rugira umuyobozi nka Perezida Kagame. Perezida Kagame yaje atanga ubwisanzure ku banyarwanda bose. Ikindi aza ari umuntu utayoborwa n'amarangamutima yo kuvuga, yarebaga ibikwiye n'ibihe, kuvuga ngo mwiyobokamana, kandi akaba umunyarwanda gakondo byiyongereho, ushobora kuba amaze imyaka irenga 40, ibibazo byose igihugu cyagiye kigira byaramugezeho ingaruka. Yagize ibintu uvuga ngo effect y'ibibazo byabaye ku banyarwanda, nawe yabiriyeho icyo gikombe yakiriyeho. Ntabwo yabaye selfish ngo abe yavuga ati ibi nibi kuko byageze gutya na gutya na gutya. Nureba nuvuga ngo u Rwanda rwabayeho, buriya abantu bavuga ngo ntabwo ari we wenyine ngo uyobora, ngo hayobora, no, ariko hari leader ni taking a decision, ni utanga umurongo, kandi muri spirit y'uwo muyobozi, bivuga ngo imiyoborere y'uwo muyobozi, imyitwarire y'uwo muyobozi, umurongo abishyiramo ni wo murongo abantu bagenderamo, kandi ubasha gutuma abantu bagira gute bacivinga. Amahirwe y'abanyarwanda nuko bageze kuri kugira umuyobozi nka Perezida Kagame byarafashe. Olivier, giye twenda turebye ku izo nsengero, twashatse kujya muri history nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ariko ikintu cyari kiriho cyanakomeje ndetse n'abapasiteri bamwe bakakizamukiraho, ni ugucuruza ubwoba no kutagira umutekano mu Rwanda, no guhoza abantu ku nkeke, ubereka ko ibyo babonye bagiye kubona ibindi birenze nibadakora gutya, ko abantu bazapfa nibadakora gutya, rezita zivamo nizihe, ko abana bawe bagiye gupfa nudakora gutya, ko umuryango wawe ugiye gupfa, ko umugabo agiye gufungwa natagira gutya, ko ikintu cyabo kindi Imana ikureyeho igifungo, ngo tanga ituro ry'ishimwe, kuko ugahozwaho ku buhanuzi bw'igifungo, impanuka, urupfu. Ese ukibaza umuntu azahumeka ryari? ni ukuduhoza ku nkeke, abantu badukubitira mu gafuka buri munsi kuko duhora na wasiwasi n'ubu ni ukongera abantu za wasiwasi, ubwo rubakangakanga bakumva ko nibadakora ibi n'ibi n'iki, nose abadasenga byababayeho. Ahubwo si iyo Mana, icyo wibaza, iyo Mana ibaho idashobora, yitwa inyembabazi. Niba abantu bumva ko wowe Olivier ugomba gufungwa, ugomba gupfa, ubwo muryango ugomba guhora ku nzara, umuryango ugomba kugira impanuka, Imana nayo ikajya ihora ikubwira ibyo. Iyo Mana niba idashobora kugukiza ibyo ngibyo, ariko muri iki gihe hanajemo n'imbaraga za Satani zifasha gukora ibitangaza, ni imbaraga z'abapfumu, z'ubupfumu, zituma umuntu yarwaye diyabete kwa muganga bakamupima bakayibura, kwaho kanaka yavuze gutya yamukijije, ariko akenshi bigiye bigaragara kwa muganga ntabone ko wari urwaye iyo ndwara, ahubwo ikazana guhitana kubera yuko wizeye babana uko ibyo bakweretse. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere aba ikintu cyo kugira cyo koza ubwonko bwawe, kugira ngo amatorero ntari budukereze cyane. Amatorero cyo twavuga cyo nuko RGB jewe navuga ngo 70% yari ikwiye kuyagenzura, ikwiye no kufunga amwe namwe, kubera ko niyo amatorero ashobora kuruta ibiro bya leta, akagari ni entite imwe ya leta, ibigega by'amazi mu tugari aruta station ntuza amapoto y'imiriro. Urabona hari ibyo bita ama station y'imiriro, uguzi ko hari namwe ataragira umuriro, kuko umuntu wamugeneje ngo yabaye umukozi w'Imana, bakaza bitwaye ukuntu bamonye umuntu w'umunyembaraga udasanzwe. Ni nk'ibi byo mu itangazamakuru, aho umuntu ava mu bindi ngo yaje kuba umunyamakuru, mu by'ukuri ntafite iyo tala. Ibintu by'itangazamakuru, ibintu byaduteje ubukene, byatumye tudatera imbere, mekinda beshya cyane rwose, ariko ko urukundo dufitiye umwuga, urumva rero rutumye tugihari n'uyu munsi. Abantu barabasha kubyumva, hari ashobora kuza akavanamo n'amafaranga bakagenda, ariko bakamaramo igihe gito, ariko twebwe hari urukundo tubifitiye, ari nacyo leta yaza kudufasha muri itegeko rishyashya, kugira ngo abantu baryiziritseho ribagirire akamaro, bibe nk'umwuga nko mu bindi bihugu byose.
imikino ntibe ngo abonye ko bitangazamakuru abantu bagomba gutuka meya bakavuga nabi meko nabazaza n'amafaranga y'ibora blackmail kandi iyo haje mu blackmail abantu babica amategeko abantu batangira kubaho nkungu harabasigaye bashukana ngo twebwe dukora gutya ngo turabanyabwoba ngo ntabwo isanzwe mu Rwanda buhari ngo nituvuge ibyo tugomba kuvuga ariko abantu bajye bumva hari icyo bita environment umunyamakuru agendana abaho political environment impumeko ya politike umunyamakuru agomba kuyisensinga akayumva akayifilinga so akamenya ngo nibyo twavuga abanyarwanda bari bavuye muri jenoside ukaza kubabwira ngo murapfuye hari na bagenzi bacu bagiye bashukwa n'ibyo bintu rimwe bagashukwa n'abantu batari mu gihugu batazi environment turimo bakanahereza amafaranga kuri mobile money abantu bagatogota bakazana buri itegeko nibyo bifuza ko penali yo mu Rwanda icyo bita guteza imidugararo n'ibihuha n'iki byose udafitiye igihamanya kubikubita hanze byose bijugunye hanze gumura abantu hari itegeko ribihana aho benshi barafunze nibyo abantu benshi bifuza ko twavuga njyewe ndabiza umuntu ahubwira ngo ndaguha amafaranga Olivier baranayatanga ibi twirwa twinginga abantu ngo batwerere Bwiza ngo bafashe Bwiza iyo ugiye ukavuga ibintu biri against kuri government ushobora kuzana ikintu cyo kugumura abantu Olivier Kash urazibona nose uwo nguri kuzinyoreja yaje akabikora hano nkane nkamushyigikira hari ko tuzamuha ibiganiro azaze abitangize hano ngo kuki utavuga ibingibi namara kubitangiza hano tuzamuhora ubugavuga sibyo oya nabwo twebwe kubera ko turigitangaza ko gifite umurongo na oya nakoresha imigagami tuzamukamera yikoresheje ariko oya wayikamera Bwiza ariyo kuza kuvugaho ibintu nk'ibyo we ntamuha urubuga ariko yakoresha imyigaragambyo mu muhanda wayifirima yego wayifirima kana mubazi impamvu yayikoze ariko wari mara gushuka kwigaragambiriza kuri mikrofone ari hirya ari kurya pizza barimo arapiza na mayoneze na n'ifiriti arimo arakohereza ngo ugende bagukubita intuza inyundo hanyuma abantu bazagira nani rega ibyo umenye ko icyo bita ni inyundo y'amategeko icyo bita kurwanya leta ni ikintu umuntu yiyangaje yiyanze oya Olivier reka mubwiza ukuri nta n'impamvu yatuma ndwanya leta kagereka nkubwire ngiyewe munyamakuru wicaye hano meke ngomba kugira uruhare mu kubaka igihugu cyanjye nzatanga ideas nk'ibi turi kuvuga ariko nakubwiye ko arakanu kongeraho leta hari ibintu leta y'umwekemuye abanyarwanda bahunze kuri guverinoma ya kera baravuga ngo igihugu cyaruzuye none ubu ngubu leta y'u Rwanda iri kuvuga ngo bazi sinzi impamvu kitigeze cyuzuye bayivaga abantu batari bageze no muri miliyoni 5 bari miliyoni njyangwe zari 7 none ubu ni miliyoni zigeze muri 14 zibikubye kabiri nuvuga ngo leta iri guhamagara abantu n'abari hanze ngo bagaruke bazi iyo ni politiki ya mbere tumwe yarangije ya kabiri yarangije niba ngo ibibazo biri mu gihugu hari inzira bikemukirwamo kandi iyo nzira nunareba neza ukoze analysis usanga ariyo nzira ikwiye Olivier kuko ni haza inzira y'imigara mudugudu nataye gukikemura ajya kuba akagare nahitaye ajya kuba umurenge uzamuke hose icyo shaka kuvuga niba bakubwira ngo inzira ijya kubikemura no kujya mu muhanda ese urajya mu muhanda ugiye gusenya ibintu bya mugenzi wawe ugiye gusenya gutwika amapine ugiye gufunga umuhanda imodoka zagomba gukora abantu igihugu kiri kurwana iterambere wowe urajya gusubiza inyuma iterambere abantu rero bakwiye kumva ko igihe niba mfite igitekerezo ushobora kuzana kuri mikoro nkakivuga mu mutima mwiza muri environment iri eske bibaza yuko ibi dukora Perezida Kagame ajye ubona umwanya kubisoma kubyumva no muri presidence bakamenya ibitekerezo dutanga n'iki byose rwose ndahamya ko hari inkuru nyinshi Bwiza dukora bwiza.com nabaha urugero jewe ntago ari ukwishyira hejuru nzi ko hari ibiganiro byinshi dukora rwose presidence baguhamagara kanga urugero rwa mbere twigeze gukora ikiganiro n'umukecuru umwe rwose avuga ati ndashimira Perezida Kagame hari n'umukecuru ku Kacyiru ati nifuza kuzamubona nifuza rwose ko yanamusabaga nk'icyo gihe Olivier muri presidence barampamagara bahamagara nk'umuyobozi wa Bwiza.com Bwiza TV bati semeki uyu mukecuru tuye yabahehe ndabarangira ibyakurikiye byo simbaza icyo nzi nuko wasabye Perezida Kesha aragabirwa ikindi hari inkuru twakoze y'abantu bo muri murenge wa Butare muri hafi na Bweyeye muri Rusizi bari bamaze imyaka igera muri 5 muri murenge wa Butare basaba akarere ngo kabahe ambulance abantu bajyaga kubyara bakagenda ibirometero bigera mu 9 bigera naho abantu bagore bamwe babyariraga mu mashyamba abantu bagapfa abana bagapfa babwira akarere ati nta bije hari basabaga ambulance kugira abaganga bashobora kwegezwa nko ku bigo nderabuzima ikigo nderabuzima cyari kibegereye ngo abantu bajye kubibaza kuva mu murenge wa Butare kujya kubyarira mu Mibirizi ku bitaro bya Mibirizi ikintu cyabayeho Bwiza ikora inkuru tubajije akarere
icyo kavuga ku baturage bataga akarere kati nta bije dufite tuzareba umwaka uzi ko ariko bavuga bose tuzareba umwaka utaha bwiza abaturage baravuga ngo ese koko umukuru w'igihugu perezida Kagame yabatuzi abantu barayizi nka Bosco Kimara yizi iyo nkuru twarayisomye baranantumira njya gutanga intervention zanjye kuri TV10 inkuru yasohotse saa 12 z'umugoroba saa 4 ambulance n'umuganga w'umuspecialist ubwo ni docteur n'undi muganga umufasha bari bageze aho ngaho mu murenge bari bavuye hehe kandi icyo gihe ministre Ngamije Dr Ngamije yari arimo yisobanura avuga ko hari ambulance z'ingizi zigomba gutangwa ko hari kitso avuga ibintu biri mu nza yavuze ko biri bizakorwa ariko harimo n'ibiri gukorwa anavuga ko abaganga boherejwe muri uwo murenge izo ni inkuru zagiye gute batakiraga ni byinshi twagiye dukora hari abaturage batabazaga umukuru w'igihugu mu karere ka Gakenke nejo bundi ho ni muri 2023 bavuga ko ubutaka bwabo bwatwawe n'umuntu wavuga ko ari mushiki wa premier ministre intebe yaratwaye igishanga cyose ngo bagihingamo amagweja si n'ibindi biyahinzemo by'imicyayi byahombiye abaturage barahomba inzara irabica abandi abana bava mu mashuri bwakeye igishanga bakibona so rero abantu bajye bumva ko u Rwanda rwagize amahirwe yo kugira umukuru w'igihugu udasanzwe Olivier je nabihamye Chazuko nibigarasha nabo abanga u Rwanda reka nkubwire Olivier reka mbivuge ko oya bagenda banga leta oya ntago ari leta abafitanye abarwanya leta batanga leta bano bantu banga u Rwanda kakubwire kuntu banga u Rwanda umuntu uzaho u Rwanda rwavuye umuntu uzaho igihugu cyavuye akareba ko rwavuye from zero uyu munsi Olivier je nize kubera ko hariho ubuyobozi bwiza so urumva Olivier iri lisansi mfite mu itangazamakuru yikesha ubuyobozi bwiza kandi ntago mfite imwe uko je nize mass communication oya ni ushaka kuzigana bitandatu ku bushobozi bwawe hanyuma wowe wize droit ufite Olivier ntago ifite kubera ko ndakubwiza ukuri iyo hatabaye impinduka z'ubuyobozi ntago abantu benshi bari kwiga iyo hatabaye impinduka abamwe nituba tunabasha no kuvuga uvuze gutyo ushaka kurondeka ka oya ntabwo abakuru banjye bahuye n'izo dosiye byabageze impact wangu Olivier bahuye n'ibyo bintu by'iyo leta biranyira ikiganiro twagiranye mu bindi ariko abantu batwihanganire ndashaka kwereka uburyo habahina abantu bari abantu banyihanganire nge ndababwiza ukuri umuntu aza kuri mikoro no kuri kamera arwanya perezida Kagame gusa na FPR ntazaza kubwira ngo ariko hari polisi ya mituweli bayigize gutya nk'ibyo Frank Habineza zakavuga ati twe turi opposition ariko mituweli abantu nibishyura bagahita bavurwa bizaba ari byiza we aravuga ati mituweli ndayinenga iki niki ariko igisubizo ni iki niki ko umuntu ushize 14 ko umuntu yishyura ko ntahita avurwa kazageza ukwezi ko ntibyakozwe ariko abandi bo bazakubwira ngo ubuyobozi Kagame ni mubi FPR ni mubi gute bo banga ubuyobozi igihugu yawe igituko kubera ko u Rwanda aba bantu Mbona uvuga ngo ubwo Kagame ashyizeho ko umuntu azajyanwa uri muryango uzajya uhabwa amata buri muto azajya ahabwa amata urumva yo kunywa y'ubuntu bahita ngo bafite inganda ziwe yaragiye gupfiramo gutakaza igihe bose bo bashakisha ikintu kibi bahita bakubwira ngo inyange ngo buriya ngo yahombye abaguzi bagiye kwizazigira nibavuga ngo umuturage abumve kuntu abantu atari beza tuvugisha ukuri baravuga ngo bubakire abaturage mu midugudu abaturage bajye mu midugudu myiza bubakirwe ngo buriya ngo ningana zabo z'amatafari ngo namasima bajye gucuza izi nzu zigiye kubakwa Kagame n'uzaza kuzituramo abantu muri FPR bazazituramo ni bangahe se bibaze muri FPR nabaye ko ari abanyarwanda bose bibaze impamvu amashyaka menshi yatakaje yari ahari kera afite abanyamuryango bayataye basanze amashyaka ameze nk'amakomisiyo icyo impamvu tuvuga ibintu abantu batwumvira ntabwo ugenza w'umugati ariko ndakwereka Olivier abantu bateraga abantu ubwoba twabyahere ku nsengero bababuza kubaka abandi bakabuza kuba washyikira ubuyobozi ngo ntujye gutora ngo ubuyobozi ntibwemewe ngo n'ubwa antikristo abandi bati ngo amarangamuntu n'ababujwe kuyafata aya matoro bafunze ryeje ubundi umuriro wa Pentecote niba mbeshya hari bamwe mu bakristo babanze gufata amarangamuntu bakubwira ngo na antikristo ariko uri ku isi yego indangamuntu uzayibazwa mu buzima bwose gufunguza konti n'iki byose uzaba mu we buzima urumva ni reka twaretse twisimbukira mfasha
tuze muri izi politiki kuri no topic ariko reka yihariye reka ikimeza tujye dushyiraho gahunda imwe yo tuvuge ku bintu kuri politiki zose zirebanye tuvuga kuri politiki for example dushobora kuvuga ku buhinzi mu kimeza rero tukavuga ku mategeko tukaza tugaragaza wenda hari amategeko hari n'abantu bafunze benshi amategeko batavugwaho rumwe ngo aba n'abana leta iri kubakanda n'ibyo byose tuzabivugaho nyine hari uburyo aba bantu babaho hari uburyo nanjye nshobora gukandagira mu mategeko environment so political environment umunyamakuru agomba kumenya political environment mumeko wa politiki iki mumeko wa politiki gufasha niki no kugayidinga inkuru yawe kumenya ngo ndayireportinga reka banze nguriye example nuvuga ngo hari nk'umuntu urwanya leta afite ishyaka ritemewe kandi mu Rwanda ishyaka ritemewe ntijime kwemewe kuremesha inama sibyo hari amategeko areba ibyo ibintu bitemewe hanyuma ugabifatirwa muri ibyo bintu ngo yango no kurwanya n'iki byose twihore twikomeza twigire mu birana n'usaza mu Burasirazuba wa Kongo muri introduction maje kuvuga ko yuko hari telefone Washington hamagaye Rwanda rero biravuga ko kagahenge we tutaragera aho ngaho reka dusoze ingingo ndashaka kubwira abantu ko kuri iki kimeza Olivier tujye gutangira ibiganiro bivuga mu Rwanda bigaruka kuri gahunda zimwe na zimwe zagiye zibaho zitavugwaho rumwe mituweli iza ntabwo yavugwaho rumwe Kirinka iza ntiyavugwaho rumwe kubakira abantu kujyana mu midugudu ibyavugwaho rumwe hajemo ubujura muri Girinka ibisambo bibaho ntabwo u Rwanda rurimo akarere katanga isoko agahereza rwiyemezamirimo akagenda akajonjora inka nk'iburasirazuba z'ingumba akazana kuri makeya Olivier ngiye mpamvu ugiye munyamakuru mpari niyo mpamvu njya gukora inkuru havanga inkuru za inka zarariye harwanwa niyo mpamvu umuyobozi nka meya bavuga guca amatarasi y'indinganire akananirwa gukora follow up ngo arebe ko ayo matarasi y'indinganire yaciwe koko ngiye munyamakuru nkaza nkabiripoting mfite fact niyo mpamvu nzababwira ko mu karere ka Burera hari kaminuza imwe ishobora kubikoresha amazi ya miliyoni 45 ku kwezi miliyoni 45 ku kwezi bayavomye i Kigali Olivier kuba amazi yo kunywa se ya robine amazi yo gukoresha kuba muri Musanze no muri nta mazi nta hari aho ushobora kuba barakwibaza meya wa Burera yananiye kujya kwicarana n'iyi kaminuza ngo ayibwire ngo mukura amazi i Kigali ni gute mufasha bije yanyu y'imyaka 2 miliyoni 45 ukubye umwaka nangahe tugafata matiyo Burera n'akarere gafite amazi nayo bayakura mu kiyaga cya Ruhondo cyangwa na Burera tukayazana hano muri iyi kaminuza abaturage bagaprofita bakabona amazi meza namwe mukayabona ntabwo byashoboka kandi n'imihigo kaminuza zasinye n'uturere bakoreramo weakness mu buyobozi hari igihugu gifite policy nziza abantu benshi badafite inyungu ntabwo bajya bijyamo making so ariko niyo mpamvu ugiye munyamakuru niyo mpamvu nawe uhari so Olivier twagiye rero twigire mu Burasirazuba bwa Kongo ku munsi w'ejo nijoro saa 7 z'ijoro abazarendo muri PSRS bageze gutya barwana n'aba FDLR bapfaga yuko FDLR yarayishimusa umuntu wabo w'umuhunde imushimuta imwaka itangira kubaka amafaranga $6,000 kugira ngo imurekure bahararwana kugeza ubwo bagiye gukizwa navuganaga n'umuntu umwe muri imboni ya Bwiza irimo hariya mu Bahunde ivuga ko abo kwambukani Mbokani abantu baramuzi General Mbokani umuzarendo ikizina yise nyine aba yitwa Mbokani abanyirago ikizina kindi arazwi nyiranyimbo ikizina yise ko ni afite andi mazi Mbokani arazwi no sese nkabamurumba se ntiduzuza andi mazina yabo iryo zira ntago ryari ryo Mbokani rirazwi ryo yahoze ari umumotari yitwa Mbokani se yego Mbokani arazwi nyine ryo yise ushobora gusanga yitwa rero ngo bagiye kujya gute kubafasha kugira ngo muri Rusayo mirwanabiraga muri Rusayo iki nuko abo kwa Mbokani ku munsi w'ejo muri Kisuma muri operation y'imvito yakoze muri Kisuma batakaje ingabo zabo zigera ku 17 ndetse hapfamo n'umukoloneli umwe witwa Bahati bivuga ngo Colonel Bahati wo mu cyama cya Mbokani ejo yarashwe na M23 aya makuru yazi ntabwo nimba bajya kwataka imvito ikabahondagura birabahondagura kandi bagasubirayo nibo byibuka neza abantu bibuka neza ko twabwiye ko hatewe operation yitwaga Vive Congo cyangwa se Springbok 2 bavuga ko muri plan y'iyi operation havugamo yuko aba bazarendo akazi kabo bazashotora M23 yego hanyuma FDLR ikazagenda iki muri advance batari na mpamvu maze ifata imyitozo gusa gufata imyitozo kwabo muri samusamu kwatumye habaho amashyari mu bazarendo bakibaza ngo baravuga ngo kirimwe amashyigikira abahutu gushyigikira abahutu egal kuvuga ngo ashyigikiye M23
abahunde yabashyize iruhande biga ko no mu mafaranga yatanze yahayemo FDL ahantu azanyatura abahunde bashobora kuba twose udutsiko tw'intagondwa za gihutu bahunde bo ntabwo yabagezeho habaho uburakari no kwivumbura baravuga bati kuki wewe ushyigikiye abahutu ushyigikiye M23 kuko urafasha abahutu niba ubyibuka neza buke ko witwa kuko iyo bigeze kuri ayo moko bakavuga b'intagondwa bagenda ku mahame y'igihutu biba bizwi ngo Israel yose bashobora kwisanyira M23 ko ari bene ngo kuko ni bene wawe n'ubundi batuye hamwe bavuga ikinyarwanda bose babazi ko bazigenda Israel yose so rero imirwano yarayibaye indi mirwano yabaye nicyo muri iri joro umve ko mu Kongo nyine byahindutse byabaye ibindi n'abazarendo bo muri Rubero barimo barwana ubwabo hagati sibyo barimo barwana nkibaza ariko abagabo bazarayikika kurwana ryari bagira gutya gato nibyo bibatunze ariko bakarwana ubwabo hagati kandi bitwa ngo n'abazarendo ni inyungu bari kurwanira so uko rero niko bimeze ikindi gihari nuko so abanga basubiranagamo na hitwa Kisimba muri Rubero niho barwaniye werekeye Ben kandi hapfuyemo nyine abasirikare babiri so nyuma yo kurasana ubwabo abo ndi kuvuga mu gice cya Rubero hano twari turi ni muri Rusayo na hano muri Kisuma ndakeka ni Kisuma abazeno muri Rubero n'abashyashya bari kubakwa ariko haragatsiko kabo kamaze iminsi gateza ibibazo kanashaba nk'abandi bo muri wa muryango utabari utegamiye kuri leta babicamo bangaye so ikindi Olivier ture ku itangazo rya sowe no meya umujyi iri tangazo rya meya umujyi riragira rite Olivier ndashaka kuri insomere unari translating mu kinyarwanda tubwira abatugende tunarivugeho tu rya meya w'umujyi harya ubwo ni meya w'umujyi we ntago ari meya w'umujyi ushinzwe ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu gace ka 54 k'imirwano ubwo ni muri Kivu y'Amajyaruguru Force Kabwe Asinda Lieutenant General niwe se oya hari undi witwa Alengimbia Nzambe Die Gentil yari communique yo kuzana yo kugira abako bagomba kujya gute kuzana imbunda hagari sikabwirije itangazo ryasinyweho na Kayiko Njike Kayika nyine sibyo ndi kukuye iryo wa Kayiko ni rifite iryo wa Kayiko Colonel Guillaume yasinye mu izina ry'uyu nguyu witwa Ntuza General Major Alengimbia Nzambe Die Gentil ngo mbiherewe amabwiriza na komanda w'agace ka 34 ka gisirikare akaba na komanda ushinzwe ibikorwa bya gisirikare General Alengimbia Nzambe Die Gentil ndamenyesha abasirikare bose n'abapolisi batuye mu mujyi ndetse no mu duce twose tujemo ku mpamvu wenda zihariye ko bagomba kwigaragaza n'imbunda zabo ku bayobozi b'uduce batuyemo chef de quartier kugira ngo babashe kubabarura ubihereye kuri uyu munsi kugira ngo ibintu bishyirwe mu pour se faire cette instruction doit s'offrir d'aucune faille afin de faciliter l'opération le bouclage à venir bonwango ni gukorekana yuko kuri iki gikorwa amabwiriza hari agomba kubahirizwa kugira ngo hatazagira ikindi kintu kibangamira ibikorwa bizaba nyuma hanyuma abatazabyubahiriza yatangiye ku munsi w'ejo abatazabyubahiriza hari bazakurikiranwa n'amategeko yego nicyo bisobanura iri tangazo rivuze iki Olivier rivuze yuko umujyi na history zabaye bagaragaje ko umujyi wa Goma upfundikiyemo abantu individu zitazwi zo zitwaje intwaro wazarendo ibisambo n'ibiki byose bakeneye kubarura kugira ngo no gusaka nuvango inyuma y'iri tangazo harabaho gusaka intwaro ikindi barakeka ko bafite za infiltration muri uyu mujyi ahubwo giye mbona M23 bababarira none se nibajya gusaka sibwo zaba biteje akavuyo bajaza gusaka inzu ku yindi abantu bafite imbunda muri Goma ntago bazitanga bazabikora ahubwo ariko bavuga ko abasirikare bagiye mu biruhuko abatembereye abasuye abantu abadizatinze bafitemo n'abadizatajyame hakaba n'abasanzwe mu gisaka cya FARDC ariko badafite aho banditse aha rero niho nibaza
ariko Olivier mbwiza ukuri ubona M23 itarohera bano bagabo abangaba nubwo M23 ifite ubushobozi bwo gushyiramo na bato ikababana nayo mu mujyambara nka FARDC kandi gateza akajagari kitabikora se uzi ko ibikoze bwari bene ryo byatuma iyi leta ya Kongo ndetse n'aba banjike n'aba bakiri mwambi bamanika amaboko kuko ubundi twebwe ngira ngo ikimara gufata twigeze kubiganiraho ikimara gufata za Shasha gufunga za Sake gufungira za Nyiragongo twari dutegereje ko igiye gukora za infiltration ku kibuga cy'indege igiye kuzikora kuri za Kakatindo igiye kuzikora muri za gare igiye kuzikora ahantu hose ari utugo ibigo bya polisi za Mogoma ku buryo ujya kubona ukabona mu gitondo ugasanga hari abasirikare bahuye n'ibibombe igihari mu mujyi kigaragara nuko wazarino nikora za infiltration M23 nakoze no kubanza gufata abantu ikabakusanyiriza hamwe urabyumva ukabakusanyiriza hamwe uzibaza impamvu M23 rwana nka RPF ariko ushatse kuvuga icyo Olivier imirwanire ni imwe gute abantu y'irwana bafite imbaraga nyinshi nka leta wemere ko bafite imbaraga M23 bakwitisha amayeri ifite n'abahanga mu gisirikare mu gupanga igisirikare ifite abakomando b'abahanga Tabombe cyavuze ngo bazibaze egesa cya M23 nk'ingabo za Afrika y'Epfo zashima ko cyatojwe n'umutoza w'umuhanga ngo yibana kurusha imbaraga bakashyira n'imbaraga mu mujyi urawihorera ukigira utwo duce twoye dukikije uwo mujyi bakazisanga bari hagati basiganya akayira kamwe ko guhunga kandi niko bimaze kugenda niyo tuvu irwana hose hanyuma tugiye mu byo twe twakoze muri introduction banze ugiye kuri yatangazo rya Force Kabwe rya Sikabwe yego naryo turiyeho rya Sikabwe ubwo niwe ni rya gisirikare ko ni telegrame ya gisirikare byaciye nk'ibintu by'ibyombo ngo nuko babaye komanda operation Nord Kivu na Sud Kivu Nord Kivu na Sud Kivu komanda regiment militaire Tafoke ubona abarundi komanda regiment 34 région militaire na Tafoke Nord Kivu amenyesheje vice premier ministre et ministre de défense chef d'état-major général FARDC ibintu utarakoze iki utaziriza icyo bitasigino niki ntago warisomera itangazo komanda de troisième zone de défense gouvernement provincial Nord Kivu chef d'état-major sous-chef d'état-major des opérations sous-chef d'état-major renseignement Samidi Arasi Monesco Force nationale de défense du Burundi na komanda 33e groupe ni ingabo zo mu zigwana mu mazi meki ibi bintu byose birimo signal za gisirikare ntabwo apfasha kumenya kurajya ujye bishimira kuba ubana nanjye n'ururimi rw'intuzi ntabwo amenya ibi ngibi byose n'amatelegramu ya gisirikare aho biturutse naho bigiye telegramu za gisirikare ni message za gisirikare ariko izo telegramu zabo zivuga ko bagiye gutangira gukora udutero réception présent message faut devoir sur instruction respecter le chef qui avoir pris effet jobundi tariki enye dans les opérations contre l'ennemi RDF M23 à cet effet vous instruire vigilance tous les azimuts sur les lignes de front toutes secondo réagir à cas de nécessaire Olivier muri rusange igihano nagakuye kano kantu unité toutes vos ordres exercice aka kantu utiri ujya mu bisha ahantu nagakuye nuko FARDC yateguye uburyo igiye gutangira kwiba ikarwana bagende kora agahenge karimo uburyo bagomba kwitwara uzi ko kwizi message aba ari ibanga zisohoka zitemeke wayibonye ute jewe se ntamenya ko ntoroshye kuboneza ngo iyi message ituruka ku muntu FARDC yararanye nimbi iyi message isohoka nko mu Rwanda izi message zibaho ntabwo izo wazibona mu Rwanda ntiwayibona rwose bishoka izi ngizi ujya gutyo ukabona ikugezeho urumva dufite ahantu ukora amakuru ufite nk'abamacanozi kandi urumva uzi nk'ingi isotse nk'iyo mu Rwanda ukayifata ukayiboneka bigaragara ko yagiye hanze hafungwa abantu bangahe ni benshi nubwo aho abayobozi b'iyo ntara bose
bajyamo nubwo mu Rwanda n'umunyamakuru abanza mu Rwanda abanza kureba ivuye hehe. So kuko nk'izi telegaramu zo ni hatari. So rero hano muri iyi ngiyi jewe ubwo nayibonaga ninjoro uko kandi urabizi ko ujya amakuru ninjoro niko kazi mba ndimo ko gushaka amakuru aba yiriwe ibihari biri kuvugwa rimwe na rimwe mu gitondo umuntu afite amakuru mashyashya. Nuko iyi telegaramu yabo ikisaba nuko FARDC igomba gutangira kujya yibikarwana muri aka gahenge, nuvanga igiye kugikora operation zirishobora kuza rimwe na rimwe ushobora kuzana igifaru kikaraza zikanitirwe mu venturo zizitirwa resistance patriote zizitirwa wazarendo buriya niyo yagowe ni inagwaho umwanda wose ubaye. Aha rero ubona ko still aha rero niho mbona ko bizakomera Olivier. Niho ubona ko iyi ntuza izi operation zabo cyangwa se kwa kubaho kwa kubundikira kwa gucungira hafi kwa M23 kwa gutegereza imbarutso FARDC irashaka kuyikora. Noneho ikindi kintu nge amakuru mbona ashoboka kandi yizewe, urabona uku kuba UN kano kanama k'umutekano kemeza ko FARDC na Samidias igomba gufashwa mu kugira gute muri mission yayo. Mission ya Samidias muri DRC nta yindi ni ukurwana, sibyo? Uri kunyumva Olivier uko nukurwana kandi wongeyemo na MONUSCO. Noneho nuvango already MONUSCO yayisijya niba Samidias igiye kubasa igiye gufashwa na UN. MONUSCO ni ngabo za UN already bari n'umundi mu murongo umwe wa Springbok kabiri. Nuvango ukuzibeshya gusa bagakora ubundi bano bagabo nibibeshya bagakora operation zataka M23 bafatanyije iyi Samidias UN uyu mujyi wagomaza uvamo nabi. Ariko ubundi ubasha kwibaza rero n'umujyi wagoma ko n'usigayemo za operation abantu bashyizwe hamwe M23 bakusanyije ibavanaho za Shasha hose mushaki baramanuka baraza bicara mu mujyi na Sake bigezeho gatoya ibabumbira hamwe. Eske bagiye baza ko ari mu mujyi wagoma M23 utabigezemo reko bakusanyiriza hamwe niyo yabikoze bishaka yarabaza bashyira hamwe kandi no kubashyira hamwe nta kintu na kimwe bazasohora muri uyu mujyi nawe ubwo kusohokamo bazasohokamo bameze nabi. Sizdiringi nk'abantu bari muri Butembo nabo bashobora kuzashiduka zambona inyinshi ngo bazijya harimo izo bajyanye muri Butembo kwigishirizayo abasirikare bashaka kuziga imbunda zo mu zimasha zirgasakure izi nazo zaho zibikiwe bande M23. So rero iyi telegaramu yabo iki yavugaga nicyo ngicyo cyo kuba bagiye kujya gute gushoza urugamba mu buryo bw'ibanga cyangwa se mu buryo bwo kwendereza M23. Olivier twagiye ku yindi mukanya muri introduction noneho ugeze kumbwira kubirebana na telefone urumva. Iyo telefone turayisurezaho yavuye muri Amerika igana Rwanda kandi ubwivi Rwanda igana Kigali kayitigana no ntuza na Kinshasa. Reka turebe ahubwo kuri ntuza kuri ya indi ya operation ya ntuza twayivuze ya operation ya M23 turakoze gufatanya gakoma aha nirutse gufata ku munsi w'ejo ngo ni operation yabayeho FARDC ikoresha mu kujya kuyifata kuko urumva waje waranabivuze uvuga ko M23 niho yamaze gufata igice cyose cy'amazi cyegereye muri hariya za Shasha. Ari naho byakonfaminzwe ikagaragara ko ifashe igice cyose cy'uburobyi kuko hari naho harakungaye nyuma ya Vicumbi, hari naho harakungaye ku kintu kijyanye n'amafi n'uburobyi. Icyaje kubaho ngo ubwo M23 hageraga FARDC azanye amato agera kuri 3 amato yo kuri 3 niba ntibeshye ayo mato 3 yaje yarimo imbunda nini zo kuza kurasa kuri M23 ko bashaka kuyibuza kugira ngo idafata hariya. So ubutaka se banze kurwana mu mazi urumva abo ku butaka bahabwaga nuza backingwaga cyangwa se bari bafite reinforcement y'intuza ya marine kuko urabizi ko indege hariyaho muri bino bice muri iki gihe indege za FARDC ntacyo zigikora yaba za drone zabaye amazi za Sukhoi zabaye amazi. Icyaje kubaho ni iki cyaje kugenda gute ngo bano bazanye imbunda zikarasa bwa bwato M23 cyakoze ni iki yakoresheje 120
120 ni ya mbunda nini banayikurura no ku modoka abantu barazizi ngo uzi ko M23 ifite bombe ifite imbunda yabigezweho igeze kwiva ko n'imbunda abantu benshi bakurikirana bavuga ko ikoreshwa na Israel gusa imbunda Israel ikoze vuba iriya 120 ariko iyo mbunda abantu usibye Israel bavuga ko ari M23 yayikoreshaga muri 2023 nyuma ya Israel noneho uribuka ko Israel igeze kujyana conflict na South Africa hari M23 bivuga ko nicyo gihe yagira gute nicyo gihe yafataga abasauza cyane yafataga amateko za South Africa ikindi kanabakubita bakavuga ati rero wazanga Israel bahayire no mbunda kugira ngo igire gute ihorere South Africa so rero yimbunda ukuntu bimeze ngo nimbunda bagayidinga bakongomane bayitaga ngo ni shitani kubera uburyo itahusha niyo yahitanye babazinari twa Bansabimana niyo yahitanye babarundi bya bifaro byose bya bumva bakubita imbunda zishwenyuka niyo izikubita icyaje kubaho rero ngo bakoresheje 120 ko bombe ubwato bangu biruka nka kugayidinga tu ni ubwato bugenda ni bombe iragukurikira so rimeze nka misiri ikurikira indege ariko ngo yari operation ikomeye abantu bavuga ko ngo yoroshye ngakoma kugira ngo M23 ikoresha 120 nuko bari babazengereje FARDC abo mu mazi bari bazengereje bari hakurya so biba ngombwa rero ko bakoresha iki bakoresha iriya 120 bayikoresheje tayari mission nuko abo mazi se barahunze byenze barafashwe barahunze ubwo none amazi abagikomeje ariko M23 igeze hafi ku mupaka w'amazi igeze ku mupaka w'amazi bivuze ngo nayo ikeneye marine igice gisigaye M23 igezemo nicyo gana ku butaka yinjira hariya buriya si muri tetore y'ituri yego iri kujya muri ituri reka nze wenda turebe uko byagenze ino filime ya hano tubone kujya kuri telefone y'u Rwanda ndabizi yego kuno benshi bumva ko ari urugamba rwose ariko ntago ari urugamba rwose so M23 rero yashimangiye ko ngo yigaruriye nyine aka gace gakora ku mazi ka Nyagakoma nyuma y'imirwano ikaze yabaye Nyagakoma ngo nagace kiganjemo imirimo y'uburobyi bw'amafi bwashyizweho n'ikigo cya Kongo gishinzwe gukangura kubungabunga ibidukikije icyo bitwa ICCN Institut Congolais pour la conservation de la nature Emmanuel Demerode n'umugamba nyine ko bamwita agace gahere muri chefferie ya Bwisha ya Binza territoire ya Rucuro kakaba gakora ku kiyaga cya Lac Edouard Rwicanzige kandi hakaba hari n'icyambu kinini ndetse n'ibirindiro by'ingabo za Kongo zirwanda mu mazi icyo cyari urumva ko ari impamvu operation yagize ngaba tanga abamyero batandukanye bemeza ko umutwe wa M23 ngo wahigaruriye mu ntambara yamaze igihe kinini kuko uruzi ko twavuga ko ari igihe gitoya ariko amakuru yo namaze kuyabona bo twaganiraga bari bahari ngo habarirwaga abasirikare b'ingabo za leta barenga 200 abarwanyi ba FDLR na FPP ndetse na Mayimayi na Jeunesse iyobowe na General Kadima umutangabuhamya ngo yabyibone n'amaso yavuze ko ngo imbunda ziziritse ku mato ya marine zazonze abarwanyi ba M23 igihe kinini cyane ariko bikaza kurangira imbunda zirasa kure za Mortier 70 ubwo ni 120 zirashishwa n'abarwanyi ba M23 ngo nazo zahise zizonga ya mato y'intambara arahunga biragira amato asubiye inyuma kandi havuzwemo n'ibisasu nyine bishumika amato yakoreshwaga na ntuza nyine izi mbunda zakoreshwa na M23 zo gutwika nyine ubwato ubwo ni za SPG sibyo hanyuma ngo abarwanyi benshi bo muri umutwa wa FFP bakuyemo imyenda bahungira muri Uganda abandi bo barakishesha mu baturage biravuga kandi ko General Kadima Damascene na Colonel Gasiga bahungiye mu bice byerekeza Kamande ariko hari andi makuru avuga ko baba barahungiye muri Uganda gusa ngo nta ruhande rurabyemeza cyangwa ngo bihakanomva ko bazarendo bakomeje kujya gute kugenderamo hanyuma rero ngo Binza amakuru ava muri Binza avuga ko abarwanyi barudurunana nyuma yuko Binza ifatwa bo bahungiye ahitwa Kigarigari Makoka no mu bindi bice biri muri parike ya Virunga bivuga ko M23 ubu ari iyo ifite uburenganzira bwo ubugenduzi bwose kuri groupe ya Binza n'ifatwa rya Nyagakoma bisobanuye ko rero M23 mu rugamba iri kurwana
nyine abantu bakaba bavuga ko ikiyaga cya Lac Edouard cyanyuzwagamo ibiribwa, imiti ndetse n'amasasu byazaga gufasha imitwe ya FDLR na Wazalendo yo muri ako gace, ndetse bivuze ko FARDC yatakaje inzira y'amazi yahuzaga Kivu y'amajyaruguru na Ituri. Nguko uko filime yize. Ubwo nundi n'umupaka wa Uganda bwo kuri province ya Nord Kivu uragiye kazi gice gihuza Ituri na Nikasindi. Nikasindi nzira isigaye kandi Kasindi ubwo ni hirya y'ikiyaga. Filime rero yarizinze nguko uko byagenze, wenda turiyo tujya no kwivugaho byishimo nguko uko M23 yarwanya urugamba rukaze, urugamba rwatumye yigarurira kino gice gikomeye. Hanyuma Olivier tugiye kuri ya ngingo kutihuta, turi hafi kujya ku musozo. Telefone igize gutya iramanutse ivuye muri Amerika ku mwanya igihe kirambuye ngo umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga, sibyo, yaganiriye na perezida wa Angola Joao Lourenço kugira ngo amushimire ku ruhare yagize cyane mu gufasha leta ya Kongo n'u Rwanda kuba habaho agahenge k'ihagarikwa ry'imirwano k'igihe kirambuye mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo habashe gufatwa ibindi byemezo inyuma. Ariko muri ako kanya ngo imirwano cyakomeje mu duce two mu burasirazuba. Yego. Hanyuma tuvugana ibi byose muri aka kanya, muri aya masaha tugeze ubu ni saa 10 zuzuye. M23 iri mu marembo yinjira muri territoire ya Beni, ndetse hari n'agace ubwo ni muri Ituri, hakaba kandi no muri territoire ya Rubero binjiyemo, ariko kwinjira muri Ntuza muri Beni no kwinjira muri territoire ya Ituri. Bivuze rero ko mu gihe rero muri aka gahenge kariho ngo agahenge kahari, ariko M23 M23 yigaruriye uduce twinshi cyane, kandi iri mu marembo ya Beni, iri kwigira imbere mu marembo ya Ituri, mu marembo ya Ituri yigira imbere. Bivuze ngo ubutembere gusigara inyuma ni hatari. Ibyaha by'intambara, gukora kugambanira igihugu, ndetse no kuba mu mutwe witwaje intwaro urwanya leta, ndetse n'ubushinjacyaha bwa gisirikare. Bazabikora ryari? Bazabisoma ejo. Nta bindi n'ubundi basabiye gupfa, ntikiza ko bazabasabira igihano cy'urupfu cyangwa se igihano cyo kujya gute cyo gufungwa burundu. So Olivier, ngira ngo ntitwanasoza. Twasoza, ariko ubwo tureba ku makuru yandi wenda adasanzwe abantu bamenye ngo tugiye kurara aho ducumbikiye kuko M23 iri mu marembo ya Beni, yinjira kwinjira muri Beni, ko iri kwinjira muri Beni no Kivu Ntuza Rucuru yayirangije yose. Ubwo niba yinjira muri Beni ku kiyaga gutya cyose yakizengurutse no kwinjira muri Beni. Hari n'akandi gace ka Rubero irimo, hari n'indi mirwano iri kubera kuri Grama Sisi, kuri Petit Masisi, kuri zone nuko ngo n'amasisi irashaka gufata amasisi yose, kandi ifata muri make isa nk'iri kurwana uburyo yarangiza ibirana na Kivu byihuse, ibindi bigatugana ko nizo ikabikomeza muri za Ituri ifite, twabonye ko ifite andi mashami muri za Ituri no mu zindi province bashobora kuzabikomeza. Nuko twe duhagaze uyu munsi rero, inshuti bakunze ba Bwiza TV, amakuru iwacu nakagaruka, ikindi kiganiro nahejo. Tujye gufata amazi, inyota yari inameze nabi. Hanyuma dushimira abakunzi bacu, tubabwira ngo mushobora gutera inkunga Bwiza TV kuri nimero ziraho hasi aho munsi. Tunashimira na cameraman watubaye hafi, hanyuma abandi nabo kuri Meki Kayiranga. Yes Olivier, mbere yuko dusoza ikiganiro cyangwa se twari tumaze gusoza ikiganiro cyacu, hari inkuru ibonetse yuko ngo Colonel Nanga, General Makenga ngo n'abandi bakatirwa gupfa. Nyine ije n'ubundi dusa n'abasoje, ariko ntabwo twasoza kabisa tutahise tubibageza gishyushye. Ni breaking news. Colonel Nanga condamné à la peine de mort, il a été reconnu coupable par la justice militaire de crime de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison, recours aux données, son arrestation immédiate et confiscation de ses biens. Colonel Nanga we abamuhamije icyaha cy'ibyaha by'intambara, n'urukiko rwa gisirikare ubyibuke, bya by'intambara kuba mu mutwe w'inyeshyamba n'ubugambanyi bw'amara igihugu, bavuga ko ahita afungwa ako kanya
ndetse no gufatira imitungo yiwe baramukura ese. So urumva nyine ni ku rukiko kandi twari tubyiteze kugira ngo abantu benshi bari biteze ko leta ya Kongo iri buze gukora iki, iri buze kuko yabajyanye mu rukiko igomba kubakatira igihano. Eric Nkuba nawe Memushozi nawe bamukatira igihano cy'urupfu. Ko mana ubwo Eric Nkuba ugiye kubigenderamo kuko nanga we ntago ntikiza kwa nanga se baramukura na Makenga barakura he we nvongo nubundi ba Makenga bo ntibari n'ufunzwe ntabwo byo Kongo turabiza turya bijya bigenzamo azatoroka gereza. Ibi twavugaga rero tugeze kuvuga tuti nibakatirwa igihano cy'urupfu cyangwa se igihano cya burundu hari igihe bishobora kuzahindura ibintu mu bwamba barimo. Hari icyo byongereho ngo nyine nkuko ndiko bikubwira ngo ibyerekeye n'ibiganiro hagati mu 23 birarangiye ntibishobora kuzigera bibaho hagati y'aba bantu na leta hagiye kuba imirwano ikakaye. Dushyiraho sinyatire inzira y'imirwano iri imbere kubera ko leta ntizijya yicara nawe nakatirwa gupfa. None ze Makenga azasubira muri FDC akatirwa gupfa ntabwo bishoboka n'ibyo byafatiriwe none ahubwo agiye kurwana no kubihoza uvuga ngo noneho buri wese agiye kurwana n'inkundura niyo byo gisigayeho. So ngibyo rero bihari kugira ngo Olivier ibindi turaza kureba ibyo nangaza gusubiza ku munsi w'ejo tuzagaruka tubivugaho ariko ubundi it's a breaking news ya isohoka ngo ababuranishwaga nabahe murayibuka ni benshi cyane ariko ab'ingenzi Colonel Nanga ni wa mbere hakazamo Jean Makenga ni mwita Colonel mu rubanza hakazamo Bertrand Bisimwa hakazamo Eric Nkuba akazamo hari na Wiringoma ariko nakazarama yese ajyamo wamukwegeye ibibazo ntabwo yabagamo yamutegeje ibibazo kigana namuhaye cyatumye ajya mu manza none nawe agiye mu manza hanyuma noneho hari Wiringoma bamwanditse repetiwe ni Lieutenant niki Wiringoma banza bavuga major Wiringoma urumva n'abandi benshi babyamungu barimo bose bakaturwa gupfa ubwo ngo igisigaye Kongo igihano cyo gupfa nuko perezida yanditse yuko yasohoye itegeko rivuga ko hari uburyo bashobora kukivunjamo n'iki ariko no kurasa umuntu birashoboka muri Kongo ariko abare ntibahari ntabwo bibareba ni ubwo bagiye guharanira n'abandi bari bahura n'abafunzwe ariko ubu ngubu kugira ngo dusoze ikiganiro Makenga na Colonel Nanga ba Wiringoma bose bahora mu rukiko rwa gisirikare n'abakazarama bose urubanza rwa gisirikare rw'abagize AFC biranye bose bakatiwe urwo gupfa. Ngayo nguko rero ibindi naho butaha.